bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya gatatu cya Diventi, icyumweru cy'ibyishimo. Turimo turagenda tugana kuri Noheli, umukiza aradutegereje, kandi natwe nta kindi twagomba gukora usibye kumutegereza n'umutima ushimira, n'umutima ukunda, n'umutima wubaha. Uyu munsi rero nko ku cyumweru gishize twabonye ivanjiri tubwira ibirebana na Yohani Batista. Yohani Batista yararambiwe, yumvaga Yezu bamuvugaho ibintu byinshi, ibitangaza yakoraga, niko kumwoherereza abantu ngo bamubaze koko niba ari we wagombaga kuza cyangwa niba bagomba gutegereza undi. Ariko birumvikana mu rugendo rwacu kenshi na kenshi dushobora gutakaza icyizere, tugatakaza imbaraga. Na Yohani Batista bishobora kuba ariko byamugendekeye, kubera ko niwe yerekanye Yezu amubwira ati dore ntama w'Imana nimumukurikire. Ariko ubu ngubu ivanjiri amutwereka agenda abaza Yezu ati ese ni wowe cyangwa tugomba gutegereza undi? Ariko Yezu ntabwo yigeze amubwira ngo ni jyewe ndi hano, ahubwo yaramubwiye ati dore abantu impumyi zirabona, abacumbagira barigenza, kandi impumyi zirabona nyine nkuko nabivugaga, kandi ibipfamatwi birongera bikumva. Ariko icy'ingenzi yaravuze ati dore abakene bigishijwe inkuru nziza. Ni bya bihe rero by'umucunguzi, ni bya bihe by'umukiza byari byaravuzwe n'umuhanuzi Izaya. Yezu yagiye asubiramo, ni nabyo byatumye Yohani Batista nawe ahita abyumva bwangu atazuyaje, kuko yari umuhanuzi wumvikana n'undi. Ikintu cyiza ni uko iyo turi abavandimwe tukumvikana, nta kintu kitugora, nta kintu kidusobye, byose nyine ibintu byose bigenda neza. Abavandimwe rero, ndumva iki cyumweru cy'ibyishimo kirimo kitubwira kiti bavandimwe nimwumvikane, nimuhuze umutima, nimwumve yuko ivanjiri igomba kutugira abantu b'abavandimwe bunze ubumwe, batagira ibindi bintu bituma batandukana. Niyo message y'uyu munsi kuri iyi dimanche, kuri iki cyumweru cy'ibyishimo, kumvikana, kubera ko ivanjiri yatugize aba umuntu umwe. Ivanjiri yatumye twunga ubumwe. Impumyi zirabona, ibipfamatwi birumva, ibirema birabasha kwigenza, kandi abakene baratangarizwa inkuru nziza. Ibyo ni ibintu byiza, kandi ni nabyo byongera kutwongerera amizero yo gutegereza umukiza, nta kintu na kimwe twishisha. Bavandimwe rero, ikindi Yezu atubwira muri ivanjiri uyu munsi ni uko yagiye akabwira abe intumwa za Yohani Batista zimaze kugenda, agatanga ubuhamya bwarebaga Yohani Batista, abakangara cyane babaza ni igiki mwagiye kureba mu butayu? Umuntu wambaye imyenda y'akataraboneka? Mwagiye kureba urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? Mwagiye kureba iki mu butayu? Ariko akongera kwisubiza akavuga ati nibyo, mwagiye kureba umuhanuzi. Koko rero nkuko twabyize muri gatigisimu, Yohani Batista n'umuhanuzi uruta abandi, kuko yerekanye Yezu Kristo abwira rubanda ati dore intama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Niwe rero n'umuhanuzi uruta abandi. Yezu yamutangiye ubuhamya, kandi twese dukere gutunganyiriza amayira umukiza wacu, cyane cyane dutegura imitima yacu muri iki cyumweru cy'ibyishimo. Twitegure, twishimane n'umukiza wacu, kuko ahora aza mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi no ku munsi w'imperuka ubwo azabigena, azaza aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Twumvikane rero, twumve ko Kristo ari umucunguzi wacu, twumve ko ari we dutegereje, kandi kumutegereza bitume twunga ubuvandimwe kurushaho,
kumva yuko no muri batisimu twahaye we ingabire y'ubuhanuzi ituma tubasha kumvikana tutavuze amagambo menshi. Maze rero bavandimwe, uko bisanzwe mugende murebe ivanjiri uyu munsi nuko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 11 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 11. Imana ishobora byose ndibaho umugisha kandi ibarinde, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.